bwana bikomere by'umuntu ubundi byafekta urugo ni ibisanzwe ko urugo rwubakwa n'abantu babiri yego kandi wubaka bingana n'uko wubakitse kuko urugo ntabwo ari ikintu inzu zacu n'ibiki kuko n'ubundi urebye inzu amahitamo y'amarangi akwereka abantu ba nyir'inzu yego karabaye apart izi ngizi wenda umuntu aba yakodesheje ariko inzu y'umuntu yiyubakiye amahitamo y'amarangi n'ukuntu inzu isetinze ushobora guhita ubona ba nyir'inzu ukuntu bateye aba psychologist ntabwo mworoshye ubundi mu rugo ruryoshywa nuko mubanye kandi nta muntu n'umwe ntabwo ari amarushanwa mu rugo ni ukuzuzanya iyo rero habayeho guhora ngomba kugusubiza hasi kugira ngo njye icyubahiro cyanjye nkigumane bizanamo n'ibihombo kuko umuntu usuzugura nta nama azakugira utamuhaye umwanya bihera mu bwana ariko kandi ubuzima bw'umuntu bw'ibikomere buhera mu nda akenshi yego ibikomere bihera mu nda utwite umwana ukamara umunsi utibuka kutwita ubundi communication y'umwana n'umubyeyi ni byinshi ku buryo nibyo navugaga ngo umuntu wese aba yarakomeretse ibyo ni ibintu by'abagore ngira ngo ako kantu mumaze kukumva cyane cyane basaza bacu cyangwa abagabo bacu baba batubwira ko ibintu by'amarangamutima n'ubuzima bw'abagore bo ntabwo bashaka kubyumva kandi wasubira inyuma wareba mu muryango ugasanga nabo kubera ko bakomeretse barimo kwica ibintu byinshi umubano wabo ubwo nibyo ngiye kukubaza ntashaka kujya kureba hatagira n'umuntu umuterurana n'ibisambo n'ibikubise niba ari ibiturika bitamuturikana we akizwa n'amaguru ahunga ajya kure y'aho icyo kintu gikubitiye uri kumwe nande uri bakundwa nanone turagarutse mu kiganiro mu cyumba cy'umuryango aho tuganira ku bintu bitandukanye bireba ubuzima bw'umuryango iryo zingiro dukunda kuvuga ko ari moteri cyangwa imbaraga zidushoboza mu bundi buzima bwose butandukanye Emerita Kaminka hari igihe njya nibagirwa kwivuga ndi kumwe na bagenzi banjye hanyuma turi kumwe rero n'umutumirwa niba turavuga ngo ni umushyitsi ariko ni umushyitsi musangwa kuko duhuje imirimo cyangwa duhuje umuhamagaro minisiteri yitwa My Family My First Ministry komereza aho tubwire wibwire abadukurikiye tubwire naho bagusanga. Murakoze cyane nitwa Isimbi rya Yesu ndi umujyanama w'urugo umuryango marriage and family hanyuma nkaba mfite YouTube channel yitwa Isimbi rya Yesu TV tukaba dukorera Kicukiro Niboyi twakira abantu bakeneye safe space bakeneye kuganira n'umuntu wo kwizerwa yego akavuga umutima w'uko yiyumva ushaka kwiyumva n'umuntu ukumva watugana rwose muzatubaze tuzamubagezaho cyangwa uzajye ku Isimbi rya Yesu TV uzabona haba hariho contacts rwose akwakiri n'umwe mu bo twizeye babandi turangira abantu batari bya bintu byo kuvuga ngo ni ukwimena inda cyangwa se ngo ugiye ahantu utange ibiri ku mutima wawe usange byagutanze hanze oya hano biri professional ni ibintu byizewe ni ibintu bikorwa kinyamwuga uyu munsi rero Isimbi twishimiye kubana nawe murakoze cyane tugiye kuganira urugo ntekereza ko turwubaka uko twebwe twubatsemo imbere cyangwa uko tumeze Devuta ajya akunda kuvuga ijambo rivuga ngo uba umugore ufite isano n'inkumi wahoze uriwe cyangwa n'umusore wahoze uriwe nanjye ndashaka ko tugaruka ku bintu bikomere byo mu bwana ibintu bitubaho tukiri bato tukabikurana iyo bidakize tukagera mu rushako hari igihe bijya bitunaniza cyangwa bigatuma nyine hari ibintu bimwe twica cyangwa tudatunganya mu rugendo rwacu rw'urushako bitewe n'uko tutakize ariko ikibazo ngiye guheraho ngiye kuvuga ngo bimwe muri ibyo bintu koze hari abantu bamenyereye ubuzima bubi akavuka akabaho atukwa akabaho hondi inkonje mu mutwe akabaho kubitwa abwirwa nabi ibiryo bamugabura bati fatwa
kuri we akaba yumva ko nyine ari ubuzima, ari nako bikorwa, ari nako bigenda. Ubwo we ntavuge ko ari ubuzima bubi. So ingero zimwe mu bintu bidutera trauma cyangwa dukura duhungabanye mu bwana ni izihe? Hanyuma noneho turaza gukomerezaho turebe n'uburyo bijya bigira ingaruka ku buzima bwacu aho tugiye. Murakoze cyane. Ibikomere byo mu bwana, ibikomere by'umuntu ubundi byafekita urugo. Ni ibisanzwe ko urugo rwubakwa n'abantu babiri, Yego. kandi wubaka bingana n'uko wubakitse. Kuko urugo ntabwo ari ikintu, inzu zacu n'ibiki, kuko n'ubundi urebye inzu amahitamo y'amarangi akwereka abantu ba nyir'inzu. Yego. Karabaye. Apart izindi zenda umuntu aba yakodesheje, ariko inzu y'umuntu yiyubakiye, amahitamo y'amarangi n'ukuntu inzu isetinze, ushobora guhita ubona ba nyir'inzu ukuntu bateye. Aba psychologists ntabwo mworoshye, nubwo mudusoma mu mutwe. Urabaza ati ninde wabahitiyemo rino rangi neza, tukumva ati ni umugabo cyangwa ni umugore, ugahita ubona picture. tubona umuntu ukuntu ameze muri we. Okay. So n'amajardin n'ibintu mu rugo ukuntu bisetinze, uhageze tubona ba nyir'inzu, ba mu rugo ukuntu bateye. So ibikomere rero ni part of umuntu. Normalement nta muntu ubaho utarakomeretse, kuko ni ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe, le fait yo kuva mu nda, ukuntu umwana arira, ahita yumva abaye somehow rejected, atandukanye, avuye mu gashyuhe yari arimo, avuye ahantu yari yibereye neza, bamuzanye ahandi hantu n'akabeho n'umuyaga n'iki. Hari igihe umuntu abaho ibikomere byo mu bwana. Umudamu wanditse igitabo cy'ibisaku blessure, ibikomere bitanu, yitwa Liz Bourbeau. Igikomere cya rejection, kumva watawe. Igikomere cya trahison, kumva umuntu yakuvuyemo, yaguhemukiye. Cya gihe umubyeyi akubwira ati ndaza kukuzanira ikintu ntakizane, utuntu duto duto. Irya ndaza kuguha iki. Ababyeyi tuba tuzi ngo turimo turapfa kwishyishisha umwana, kumutiva umwana ngo arye amareho ibiryo, ahita yumva ko umubeshye icyo wamubwiye ntabwo ari cyo ukoze. Iki kintu mama ntukibwire papa cyangwa ntukivuge, ako kanya ugahita ukivuga. Umwana ahita yumva hari ukuntu abaye, nta cyizere. hari abandon, kumva yatawe, umwana akarira, akabura umuntu uza kumufata. Hari igihe umwana feeling abandon, yatawe, ukumva watawe. Bihera mu bwana, ariko kandi ubuzima bw'umuntu bw'ibikomere buhera mu nda akenshi. Yego. Ibikomere bihera mu nda. Utwita umwana ukamara umunsi utibuka kutwita. Ubundi communication y'umwana n'umubyeyi ni byinshi, ku buryo nibyo navugaga ngo umuntu wese aba yarakomeretse, ko biragoye. Icyo biba bisaba kugira ngo ni nko kundi indyo yuzuye. Indyo yuzuye uko ubizi, hari igihe ushaka kwinywera amata kandi mu by'ukuri uwo mwanya ari uwa cereal, wakagombye kuba uri kumwe nka polisi cyangwa ibiki, nyine ugacitinga ukigotomerera ibyo ubonye. So n'ibikomere rero, hari igihe umwana mu nda wirirwa nk'umunsi wose, akana kakigoronzora ukuntu, akagira nk'ubwoba. Ubuzima bw'umwana mu nda rimwe na rimwe akafilinga nk'ubwoba cyangwa nk'ikindi kintu umubyeyi ntabimenye. Education umuha aho ngaho, nyine ahita atangira kugira amatrauma. Rimwe na rimwe yavuka, akavuka ari umwana urira cyane, ku buryo arira cyane. Nk'ubu urugero, njye mfite abana bane, umwana wanjye wa gatatu yavutse akurikiranye n'inda yavuyemo, avortement. Uwo mwana kubera ko nari mperutse ntuze force couche inda kuvamo, nahoraga nikanze n'ubundi ko bigiye kongera kuba. nkagenda nkareba muri toilette ko nta kintu cyabaye. Ako kantu ko guhora nikanga, nawe aramugereza amakuru yuko ni nawe mwana ugira ubwoba. Ubu ngubu ari kubikira, ku myaka 8 itangiye kubikira, ariko ubundi yagiraga ubwoba, utashobora kumuryamisha mu cyumba wenyine.
utuntu twinshi yagiye agira dutandukanye n'utw'abandi na murumuna we waje ari uwa nyuma nkabibona neza ko we biterwa n'ubuzima yabayemo wari urimo ukimutwite wasamiyemo nasamiyemo buri mwana iyo umwitegereje ushobora ukibuka uburyo wamusamiyemo n'ibihe wari urimo utwite ubona comportement ubona imyitwarire ye umwe ari defensive cyane uri kurwana no kugira ngo inda itavamo cyangwa muri iyo minsi uri kurwana n'imihigo cyangwa n'akazi n'ibintu byinshi bikontra runaka ugasanga n'umwana nawe yaje ari defensive yaje yihagazeho akantu kose kaba yagakubita mugenzi we utandengaho so amatrauma ahera aho hose mu nda noneho dushyiraho ibiri external biba byaraje bivuye hanze harimo ibyo ababyeyi kuvugana nabi za conflit cyangwa se personalite zitandukanye z'ababyeyi kubabura mu rugo akaba atababona kandi ibyo ni ibintu bisanzwe kandi utavuga ngo muzareka akazi rimwe na rimwe mu gihe mukiri kwibaza ngo tubigenze dute hari igihe haza umukozi cyangwa undi muntu akamumaltreta umwana akamufata nabi umwana cyane akamwima ibiki so buri reaction y'umuntu icyo twavuga buri kintu cyose ukora waba ukunda guceceka waba ukunda kuvuga ukunda guseka udakunda guseka gabuseka ukifata gutya biba bifite ahantu bituruka aho byakomotse so turasetse cyane barakubwira ati dore uko nashinyeka n'ibyo byinyo byawe niba ujya guseka ugafata gutya yego ukaba wambara ibintu birebire kubera ko bakubwiye ko ufite utuguru tw'intore udukirida cyangwa ibiguru by'ibitendo abantu bazi udukirida muri aho hari igihe iryo jambo ryari ryeze bagenzi ati two dukirida twawe aho unyuze hose bareba so ibikomere rero bishobora kuva mu muryango ushobora kuva muri wowe ushobora kuva muri environnement ahantu bakashyiraho ati umukobwa burya uteye gutya atera umwaka cyangwa abateye nabi ateye nabi kandi mu by'ukuri uteye neza ariko neza ya environnement yawe nk'ahantu hari ahantu umwingo ari beauty ari ubwiza hari n'ahandi ari uburwayi hari aho nahoze mbona inyinya ari ikibazo nijoro hari akantu narebaga umwana baramuzengereje ngo nuko afite inyinya noneho nareba iyanjye nkavuga hariya sinaha mu Rwanda aho wowe uri igitego nanjye ubu ndayishaka narakameje birakaze rero ibyo bikomere tugenda tuza gutyo muri make ibikomere byo turabigendana ahubwo kubimenya nicyo nicyo naringiye kuvuga ngo umuntu abwirwa n'ikigo yakomeretse rero ahantu umuntu abibwirwa reaction ugize zose ugomba kuba aware ugomba kumenya kwiyigaho no kutabaho nkaho n'iri cupa ngira ngo naryo hagize umuntu uzana agasanga ryashyizemo amazi yaryandurura cyangwa nanjye ngiye kunywa amazi ari abiri ngomba kubaza ngo harya yanjye ntayaje ni twige kubaho tubitekerejeho uvuga uti ubundi kubera iki mvuga nabi kubera iki ncecetse cyane kubera iki mvuga cyane kubera iki ntuje cyane se ntabwo bibangamiye buriya ntibyagira umuntu bibangamiye kuko ikintu cyiza cyose kigira side y'ububi bwacyo yego n'ikintu kibi kigira side y'ubwiza bwacyo abantu bahubagurika burya hari abantu badutabara ariko hari n'aho batuvangira hari abantu batuvangira akabigira kuba ari ikintu kavuga atarakoze guhubagurika akakivuga sinari bubitekereze so ni byiza kwitegereza ukabasha kureba yuko umubiri wawe n'ubugingo n'umwuka biri gukorana neza urakoze cyane wiyumviriza wiyumva wimenya wimetiriza like ndabizi ko niba mvuze gutya nkahita amenya n'ikibimpeye ku buryo nza kugerageza kubikoraho kugira ngo n'ejo bundi ibyo bintu bitaza gusubira ariko nanone turabizi ko hari abantu nyine babaho ubuzima kubaho nabyutse ndariye ndoze ngiye ku kazi ndagarutse mbese nta bintu byinshi by'ibintu by'amarangamutima iyo mutangiye no kubivuga ibyo bintu ni ibiki ariko ibyo ni ibintu by'abagore ngira ngo ako kantu mumaze kukumva cyane cyane basaza bacu cyangwa abagabo bacu baba batubwira ko ibintu by'amarangamutima n'ubuzima bw'abagore bo ntabwo bashaka kubyumva kandi wasubira inyuma wareba mu muryango ugasanga
nabo kubera ko bakomeretse barimo kwica ibintu byinshi umubano wabo. Ubwo nibyo ngiye kukubaza, bigira izihe ngaruka kuri uyu muntu n'abantu barimo kubana? Tuvuge ngo wenda ni umugore wakomeretse, bigira izihe ngaruka ku mugabo we n'abana babo, cyangwa n'umugabo wakomeretse bigira izihe ngaruka ku mugore we n'abana babo n'umuryango muri rusange? Murakoze. Ubundi gukomereka habamo trigger eshatu ndi buvugeho, buri wese agira ukuntu reactinga. Ni F, bazita F eshatu. Iya mbere aba ari fighter, ari umuntu urwana, ukomereka akarwana no kugera ku kintu runaka. Ni ukuvuga ngo niba hari ikintu gikubise hariya, umufayita ni umuntu urwana no kujya kureba ikintu kibaye, akajya kubireba habaye icyo ubundi bigenze bite. Hakaza kuba uwa kabiri umuflayita, we arahunga. Ni ukuvuga ngo ibintu nibo babandi twavuga abasaza bacu, ibintu iyo bikubise ntashaka kujya kureba, hatahigira n'umuntu umuterurana n'ibisambo n'ibikubise, niba ari ibiturika bitamuturikana, we akizwa n'amaguru, ahunga ajya kure y'aho icyo kintu gikubitiye. Hakaba undi F ya gatatu ni freezer. We noneho ntagenda ngo arebe ikibaye, ntiyiruka, aguma hamwe. Niba ari biza bisanga agakonje akavuga ati nyamuneka, nk'aho akavuze ati abapfa n'abakira muze kuza kumbwira niba ndiho, niba ndi muzima simbizi. Yego. Rero amatroma yacu menshi, reaction eshatu nizo dukora mu buzima busanzwe. Wisanga mu kanya wafightinze, mu kanya ugashyira amaboko hejuru, mu kanya ukabihunga, wagera mu rugo wabona ibintu bitameze neza ukabura flying ugahunga, ukajya kureba aho wihisha, uhangana akavuga ati iki kintu ngiye gukurikirana paka rimwe na rimwe akanagukomeretsa, ariko azi ngo ari gukora ibintu bizima. Yego. Noneho hakaba igihe umwe afrizinga, ukabona umuntu nta konje nta shyushye, byaramucanze. Si umugore, si umugabo, si umwana mu rugo, ari aho nyine yaragagaye. Rero akenshi mu rugo ibintu twabayemo n'ibintu tugeramo mu rugo biracangacanga. Mu kanya umuntu akaba yarakubonye wenda muri event runaka, ukaba warafightinze nko ku ishuri cyangwa mu kazi, ukahita uvuga ati nkunda umugabo umeze gutya, nkunda umugore, uyu mugore kabisa ni umuntu urwana ku muntu mpaka. Kandi uwo munsi wakinnye uri fighter, ejo muzahura wafrizinze. Ajye yibaza avuga ati uyu niwe muntu narinzi. Uzi ko cyagiye nabonaga uri umuntu w'umushapu, uhaguruka ugashaka igisubizo cy'ikibazo, byajyanaga na kiriya gihe. Uyu munsi ikintu cyakubise ndafrizinga, ikindi cyakubise ndaflying, ndahunga, ndabihunga. Noneho bigenda, no kuvuga ngo ibyo bintu byose bishobora guhurira ku muntu mu bihe bitandukanye. Ushobora kureactinga mu bihe bitandukanye. Noneho bikomere nanone bijyana na personality y'umuntu, n'uburyo usanzwe uteye, kamere, imiterere yawe y'ukuntu usanzwe uteye. Hari abantu akenshi bo barafrizinga, nyine ahita yigumira hamwe, akavuga ati reka mbe ndetse iki kintu. Ni wa muntu ukorera ikintu rimwe kabiri gatatu akagucecekera, akakwihorera. Hakaba undi ukoze ikintu agahita ako kanya ni fight, ariko urabona ngiye ntari umuntu wagiye gukora ibi ngibi, wagiye ugiye gusa none akakubombarda. None undi agahita yihungira akavuga ati mbiswa dasi nkundi ibyo bintu. Mutangiye gutonga, mutangiye kumubwira uri umugore, afata akantu ke gasohoka ati ndagaruka ari uko byahindutse. Amahoro agarutse. Amahoro aragarurwa nande. Ntabwo ikibazo tukivuzeho, n'ubundi uragaruka usanga amahoro yagarutse, cyangwa ahubwo araba yagaze niba twayabuze. So reaction zose rero, utuntu twose tubera mu rugo, mu mibanire y'abantu, ushatse kubyitegereza neza, nta n'umuntu udakomereka, nta n'umuntu utagira amarangamutima, ahubwo tubigaragaza bitandukanye. Na wa muntu ubihunga atabashaka kubivugaho no kubitekereza, ahubwo ibyo ubwabyo ni ikimenyetso cy'ihungabana. I know. Nawe abafitemo ikindi individe muri we ikeneye kuzuza. Niba udashaka kuvuga ku rukundo, ufitanye ikibazo n'urukundo. Niba udashaka, hari umuntu udashobora gusiporta nk'amarira, watangira kurira ceceka, ukumva umeze nk'umurya ahantu, bigutwara igize wamuretse akarira. Niba ari amarira y'ibyishimo urira, niba ari ay'umubabaro
take time urire nta kibazo biteye. So rero ibyo bintu by'ibikomere turabigendana mu tuntu n'utundi mu tureaction dutandukanye. Umuntu akubwiye akantu umuvutura urugambo uramuvudukana uhuye n'umuntu yambariye ikanzu nziza wambaye ute wambaye ute kandi mu byo muri we wambaye ute ari kusesengura ikanzu ukuntu ari nziza ariko yisesengura yabanje kukumanura. Umva ukuntu umuntu aba ameze yabanje kukwica mu mutwe kandi ariho ariga modeli ejo muzahura yana yambaye we nta komprime agira muri we yakumanuye. So bikomere byo kuba yumva ko nakubwira ngo wambaye neza acishijwe bugufi imbere yawe ayiwe kandi agomba guhora yagusumba ari uri hejuru agomba kukubwira nabi kubera ibikomere n'amateka. So wow ni nk'utwo tuntu rero. Okay Devo gira comment ukora kuri ibyo make a comment please. Urumva umugore n'umugabo sibyo umwe muri we ari afite superiority complex cyangwa kumva ko nyine ari we agomba guhora ari hejuru bifite aho bikomoka byo yahuye nabyo mu muryango hariya hanze bimubwira ko ugomba kuba umugabo cyangwa se ugomba kuba muntu nyine noneho agahora akomeretsa mugenzi we amushyira hasi amupyinagaza kugira ngo we yumve ko yazamutse urwo rugo abo bantu ko ubundi mu rugo ruryoshwa nuko mubanye kandi nta muntu n'umwe ntabwo ari amarushanwa mu rugo. Mu rugo ni ukuzuzanya. Iyo rero habayeho guhora ngomba kugusubiza hasi kugira ngo njye icyubahiro cyanjye nkigumane bizanamo n'ibihombo kuko umuntu usuzugura nta nama azakugira tamuhaye umwanya. Umuntu wumva ugomba guhora usumba uzakora ku buryo icyagatumye agaragara akibura. Wumve ntaho amakimbirane ava reka urumuri rwuzahora ruzimya kugira ngo urwawe rwake. Reka tubonereho kubwira aba bantu ko kwaka kwacu bidaterwa n'uko bagenzi bacu twabajimije. Nabo bandi bahora bumva yuko guhora usiga umwanda mugenzi wawe ibyo yakoze buri gihe akaba ari byo biba bibi ibyo yavuze akaba ari byo bitumvikana ntabwo ntakwiriye kuba ikiraro wambukiraho kugira ngo ugaragare. Ahubwo birashoboka ko wamufata ukuboko ugatera imbere nawe agatera imbere. At the end of the day iterambere ryanyu mwembi niryo rizazamura rwa rugo rwanyu niryo rizazana rya shema ryanyu tuhora twese duharanira. Twagira inama aba bantu yuko bemerana nk'uko muba mwaremeranye muhitanamo kuko iyo ujya gushaka umuntu bamuhisemo mu bandi benshi iki cyatumye umuhitamo ahubwo ukivomere cyane gitume uhorana motivation yo kumva ari ishema ryawe. Iyo rero ubigize intwaro yo kumukubitisha nawe azashaka izindi ntwaro mubeho nawe azazibona nawe azazibona ziba zihari. Wow, so sorry. Hanyuma rero bituma urugo rubabihira mwembi. Kandi ubundi hari intwaro mwagakoresheje kurwaniriranaho kugira ngo murwane. Nigeze nkurikira n'ikiganiro ngira ngo numva harimo isomo ngira ngo mbasangize. Umugabo umwe ngo ntago yaryaga niba hari ibintu ataryaga niba ari ibijumba. Hanyuma ngo bakimara no gushaka rwose muri iyo minsi ya mbere bakiri abageni ariko banza ari twa tuntu tundi niba atari utuntu nk'utwo ntabwo ari ibijumba. Utwo tuntu rero ngo akabara tuzira nta dukunda rimwe ngo banza hari n'umwe mu bakozi yakoreshaga wadutetse bigenda nabi banza yaranamusezereye mu kazi. Aza kugira ibyago rero madamu asanga yatetse ibisa nabyo bifitanye isano nabyo. Ikintu yavuze nicyo ngira ngo abantu badukurikiye bumve cyane. Yaravuze ati ibi bintu ntago mbikunda ariko aho kugira ngo bibe impamvu ituma shwana ntangirane matiku mu rugo rwanjye ahubwo ngiye kubirira icyo kugira ngo byumve ko bitazigera biba impamvu iduteranya.
iyo myumvire tuyigize I love twese twaramira byinshi n'amakimbirane yagabanyuka ati ikintu cyose utakundaga ariko niba kigiye kuba impamvu ituma umubano wanyu ubangamirwa gikorera icyo ukihate kugira ngo uramire urugo kandi utsinde iyo ntambara yari ije cyari gishoje rero twavuganaga n'aba bantu gusa ikindi tutabura kubwira abantu muraba kansera mwese izo ziba ari personality disorders yego ziba ari disorders zagiye ziba generated bitewe na ya mivukire twumvise ubu tutasubira inyuma ngo tubivuge biba ari byinshi ariko abantu baba bafite ahantu bahuriye n'ubuzima butuma bitwara uko bitwara uyu munsi kubera ko yakuze atarya ngo ahage agahora akinga ibintu byose agahorana iyo mentality ya scarcity kubera ko yakuze ari byinshi bamena agahora asesagura atazi ko burya kurondereza bibaho kubera ko yakuze wenda ari yaragizeho ubuzima butuma aba ku muhanda akabaho ubuzima bubabaje ubu agahora yumva mugenzi we atazamuka agomba kugira ngo yumve ko yubashywe ari uko uyu nguyu agomba gukandamizwa so ni ibintu byinshi cyane biba byaraturutse ariyo mpamvu abantu tubasaba kuza muri counseling ntabwo wakwirinda ikintu utazi ariko nawe mu by'ukuri niba ubona uhora usharirira mugenzi wawe wakaba ugera igihe wiherera wenyine atahari atakumva ukibaza atari ko jyewe ubundi uyu muntu umuhora iki mu by'ukuri kuko buri gihe aba yakosheje wibwije ukuri uzi ko hari ibintu waramira tuzi umutima wawe nawe uwubaze ariko kuki buri gihe mpora ngongana n'uyu kandi tugonganira kuri iki kintu ese ngewe nta ruhare rwanjye rwaba rurimo ese buri gihe niwe amafuta aturukaho harya ubu ngewe ni amahoro 100%, ese ubu ntacyo nakora ngo ndamire uyu mubano wacu twe guhora dushwana yego so zaba disorder nk'uko twari tuzivuze byaba bya byubahiro bya bagenzi bacu cyangwa byacu ibyo byose mubineshe mu nyungu zo kugira ngo mubeho muryohewe. Urakoze cyane akantu ko kwiganiriza ni keza cyane unfortunately abantu benshi barabitinya buriya tunyura gutya hejuru ntago dushaka kwireba tureba iby'abandi tureba iby'abandi byacu turabitinya kubera ko rimwe na rimwe tutazi icyo tugomba kubikoraho tutazi ko tugomba kubigenza ariko harageze kugira ngo twitinyuke tubanze twibwize ukuri erega nta muntu ukuzi kuruta uko wiyizi niyo tujya gushakira igisubizo ahandi tuba tukijyanye abantu banamenye ko twebwe nk'abakansera zifasha kugira ibintu uvumbura biri muri wowe kandi wabishyira hano ku meza ukabona uzi ko byakunda uzi ko mbikoze byakwemera tugana ku musozo rero isimbi hari igikomere wigeze kugira mu bwana numvise ubuhamya bwawe no gukurikira urabizi aho rimwe umubyeyi wawe yagiye ntagaruke so icyo kintu rero kigahora ari akantu gasona muri wowe kumva ko umuntu uri bugende atari bugaruke uje gushaka umugabo yagira cye yatinda hanze gato ubu ngubu ni muzima ngo ntiyaba yahuye n'ikibazo wowe ukabikora ubikoranye umutima wo kumwitaho gukeyaringa ariko we yajya kumva bibaye too much se naragira ntabwo azi ko ndi bukuru tunyuriremo gato ofete life is spiritual ubuzima ni mu mwuka buri kintu cyose umuntu akoze na bya bindi mama yari ari kuvuga umwuka uri inyuma yacyo niwo utumuremererwa yego kuko mbaye ndi kukubarira uri kumwe nande uri kumwe nande urihe uri kumwe nande ugezeho urataha ryari noneho nkumva ubwoba muri njyewe iyo baga atarataha ubwoba imvura iraguye atarataha buriza atarataha noneho nza gukurikirana nza gusanga niyo trauma iyo mu bwana nari mfite uri umwana papa yarapfuye yaragiye dutegereza ko azagaruka nyine amakuru numvise twaje kwakira amakuru ko yapfuye ariko ako kantu karantrigaringa ngo umuntu yasohoka mu rugo byasabye kubikira kuko mu busanzwe urumva umuntu yarasohokaga nkavuga ngo papa atarinjira mu rugo atarinjira ubwo wabona nje kumva indi nkuru
ku buryo na nimero yindi impamagaye ako kanya ndi Wahitaga oblige ugira. kuyitaba nubwo wasanga agize ikibazo bakaba bampamagaye Wow. noneho njye wamubwira iyo ubwira nk'umuntu urumva dejiyo ni trauma mfite we ntabyo azi nta n'ibyo azi njye nimubaza ngo wari urihe wari uri kumwe nande wagiye ukominika telefone wageze aho uyikuraho none we ivuyeho narasaraga I know. imagine nawe umuntu umeze gutyo mutwe ubu noneho habaye iki ubu se biragenda gute buri kanya ndeba ku isaha buri kanya ndeba ku isaha noneho we bikamubangamira akumva ko noneho no gutaha kugira ngo atahe aze bamubaze bya bibazo reka aba yigumiye yakwigumirayo nawe byumvikane ko nawe yatekerezaga gutaha kumva arabangamiwe kubera spirit iri n'ubusanzwe muri rusange hari nk'abantu baba bafite nka bindi mama yahoze avuga inzara akavugira ibiryo atari economy atari uko muri kwanyu ari spirit byamusigiye ari spirit byamusigiye none iyo bivuze uwabibwiye ahita yumvamo ubutindi n'ikindi kintu kiremereye umuntu uvugira ibiryo umuntu icyo noneho yaba umugabo ho bikaba biri wasi bikaba bibi cyane umugabo ujya kureba muri pubere umuceri mwabamenye byasigaye ku meza muri guteka ibitoki byinshi dore biri nk'ibiro 3 ni amafaranga ngaho yapfuye kubera ko wenda yabayeho muri bwa buzima ameze gutyo so twige kumenya n'akantu kamfashije cyane maze kumenya ko ndwaye ego nirinze gushyira undi muntu ho kumwakiza kumutishyira uburemere nkavuga ariko banza ari ngemo banza ari nge ubundi ndyamye nabi kuba umuntu atarataha none se ko atari hano nanjye nkaba ntaraho ari kandi nkaba mbuza amahoro aho ari kandi wabona yimereye neza of course rimwe wanamuherekeza twajyana nkabona ambiance baba barimo ushaka ariko ukibuka n'uburibwe nawe wabaga urimo mu rugo nkavuga se nk'ubu saa sita ntumenye uko zigeze saa saba ntumenye uko zigeze iyo utari mu rugo ariko iyo uri mu nzu urabona saa 2 kugeza saa 4 uba wumva ari umuntu yacitse n'amaguru muri iki gihe nta mpyisi zikibaho ngo ziramure hari amakamera mu muhanda hari polisi hari ibyamufasha byinshi sinange wamuramira ariko yigeze kumbwira ngo ariko ngize icyo mba ni wowe waza kumfasha wakora iki koko wakora iki uri nko kukirira urukonsa ariko umutima ujabagurika buri kanya so icyo gihe rero naje kumenya ko ni ibikomere niko unabanje no kwitegereza utuntu twose buri kantu kose kakubaho usanga gafitanye isano n'amateka yawe niko bimeze n'amateka yawe urakoze cyane ngira ngo tugana no ku musozo uyu muntu rero nk'uko wari ubivuze we wafashe umwanya wo kwireba no kumushaka kumenya inkomoko y'ibyo birimo kuba ariko hari abo dufite hano uyu munsi yicaye ibintu birimo navuga ngo biriho birasambukira mu maboko ye abireba ariko akaba n'izo mbaraga zo gutekereza ngo hari icyo nakora ari ntazo afite aba bantu twababwira iki nababwira ngo mwitinyuke kuko hari ibintu twita karande kandi mu by'ukuri bitari spiritual gusa ahubwo biri muri soul mu bugingo hahandi muri cya gice cya kabiri nibwo nazi niba nabisobanuye umubiri umwuka n'ubugingo mu bugingo rero hari igihe iwanyu muba mwaramenyereye kuvuga nabi noneho wagera mu rugo rwawe ugakomeza kuvuga nabi ukabyitirira ngo ni karande yo gusenya niko tumeze kandi mu by'ukuri ukosoye akantu ko kuvuga nabi akantu ko kumonitaringa akantu k'umujinya mwinshi akantu k'amahane menshi akantu ko kutihangana hari utuntu nka 3 ushobora gukosora ugasanga karande yo gusenyura yiciye rero tugerageze tureke gufata ibintu muri rusange ikintu kirebana n'urugo tukigire personal yego kigire icyawe ntuvuge ngo kubera ko ingo z'iki gihe ivana muri rusange kweli kuko iyo uryamye uri muri wowe iyo wubatse wubakanye n'uwo mugabo wubakanye n'uwo mugore wawe ni legacy nupfa bazavuga ngo hapfuye kanaka umugabo wa kanaka abo bandi bose turi aho tushungereye none asenya bazavuga ngo urugo rwo kwa kanaka niko bimeze rero iharanira kubaka ukuyeho urusaku rw'ibiri hanze kuvuga ngo abandi bagabo abandi bagore byihorere
ubaka nkawe. yego Reba ibikomere by'iwanyu, nta nubwo ari ngombwa ngo iwanyu niba batubaka ngo wowe ntuzubaka. sibyo Uvuga ngo ngiye kuba uwa mbere, ngiye kurema amateka mashya, amen ngiye kurema ibintu bishya, hamwe no gusenga, hamwe no kwikoramo akazi, ko ntabwo wava gusenga ngo ari kutukana ngo karande yagiye. ugomba kubyitoza, ni ibintu uha umwanya, Bikoramo umurimo. imbaraga, Yego. ukamenya ngo hano ndakishe, ugafata journal ukavuga ati uyu munsi nongeye navuze nabi, ugashaka abo bakansila bakwakompanya kugira ngo usubire muri childhood yawe, wongere ube umwana, wikoremo akazi, ubanze wumve ubuzima kugira ngo ujye gutanga ubuzima. Rero nakubwira ngo birashoboka, hari igihe tuvuga ibintu mukagira ngo ntabwo bibaho, birashoboka. Ikindi nakubwira mu ijambo rimwe, ntabwo ari buto bakanda. yes Abantu baba digital muri iki gihe Bisaba akazi. bazi ko ibintu byose babifixinga ako kanya. ntabwo bino bintu bijya byihuta nshuti yanjye. ni urugendo niyo waba umuhanga, niyo waba igiki, uzatwita amezi 9, hari process y'iki. Yego Ntabwo uzagenda kubwira muganga urumva ndashaka mfite mission muri umwana uyu Amerika, munsi mfite clip nshaka gukora, mfite shoot, mfite ibiki, ngirira vuba amezi 5 umusigaranye aho ngaho ngewe ngiye kugera. Hari process ya buri kintu cyose, twemere accepting the process. ukuriye Rero gukira birashoboka, kubaka urugo bisaba gushyira ibirenge hasi. Iyo filime tuzayikina, uko kuryoherwa tuzaryoherwa, ariko twabitetse. Ntabwo ari ugutumiza ibiryo kuri vuba za bindi batumiza za fast food, sibyo twavuze. Duhora tubabwira na fast love ubu ngubu yaraje, niyo mpamvu turamuhamagara akaza uko aje ariko niko agiye. Urumva rero ariko ibyo ntibikora umuryango, ntabwo bikora ibintu umuryango, birambye, n'ubundi usanga ya video uyifite. Reka dukore umuryango kandi mwiza kandi uryoshye, kandi turababwiza ukuri birashoboka, birakunda cyane. Yahoze avuga ko agiye kugira imyaka 15, Joyce azagira 18, Devota ari muri 20+. Rero birakunda, tuziri inyuma yawe, kariho turaza, uturi imbere tukuri inyuma. Imana ishimwe. Reka uduhe ijambo rimwe dusoza Devota, hanyuma dusozere n'ukuri. Tuba twabivuze, turabakunda. Amasaha tuba twayabasangije, umwanya wacu byinshi twagakoze, ibindi twabisubitse kubera ko twumva dushaka kubona umuryango utekanye, kumva dufite ingufu bisaba kugenda uru rugendo, n'ubwenge n'ubumenyi bisaba tukabwegeranya tukabubasangiza, kugira ngo tugabanye indwara zo mu mutwe, tugabanye amastress mu rushako, abantu babeho ubuzima buryoshye. Nkunda program ya Joyce Meyer yise Enjoying Everyday Life. So we need to enjoy everyday life, kandi twaryoherwa n'ubuzima bwa buri munsi ntacyo twabikozeho. Story yawe nibuka Joyce ngo ukuntu yahoraga ahanganye na Dave ari ku mupira yaryohe, wafana amaki, umugore ameze nabi, undi nawe yenda nko kumwica, yabihiwe, amuhamagara ati nureba ko mvunika waje ukamfasha. wagira ngo hari uwamutumye kuvunika. Aho yabohokewe, urakoze cyane. Aho Marita tugomba kuba ku birenge cyane, aho yabohokeye nibwo yanditse biriya bitabo byose, The Battlefield of the Mind, yuko urugamba ruba mu mutwe, mu bwonko. Aho yabimenyeye nawe yashyize ibirenge hasi, wakoresheje terime nakunze. Umunsi agenza amahanga yose asharinga ubuhamya bwe, kuko yari kuzapfa nabi. Uriya yari kuzapfa nabi Joyce. kandi kukanyarara hari igihe bigenda ingaho kudivosinga, ukagira ngo ikibazo wari ufite ni umuntu mubana kandi kiri muri wowe, urakijyanye. Nka bya bindi abanyarwanda bavuga ngo uhunga ikikwirukansa ntabwo uhunga ikikwirukamo, kuko muba mugendana n'andi mahita muzakora ni wowe wagomba guhinduka. Murakoze cyane, twumva twabagumana, ariko reka dusoze